Shalom shalom, ndakwakiriye kuri Youth Time Revival. Kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Reka nongere nkubwire ko iki cyumweru tukimaze turi kuganira ku bigendanye n'umurimo ukomeye cyane w'igitambo. Twasanze rero igitambo cya mbere cyabonetse mu kubaho k'umuntu, mu kubaho kw'ibintu, mu kubaho kw'ijuru n'isi, ubwo Imana yamaraga kubirema nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka. Imana niyo ya mbere yatanze igitambo cyo kwica itungo kugira ngo ibashe kuristoringa ubuzima bw'umuntu, kubaka ndetse no guhisha no kurinda ubuzima bw'umuntu. Hanyuma rero iryo hame ry'Imana, uko gushaka no gukora kw'Imana kwatumye ubuzima bwose buzakurikiraho kugira ngo umuntu acungurwe, bizaba bikeneye ingurane, bizaba bikeneye igitambo. Ibyo rero twagiye tubicamo bishaka, kandi utarabanye natwe uzagira amahirwe y'uko uzasubira inyuma hanyuma ukumva icyo Imana iri kuvugana natwe ku bigendanye n'igitambo. Ariko uyu munsi ndashaka kubwira ku ijambo rivuga ibitambo by'ingenzi muri ubu buzima turimo mu isi ya 2025. Imana twayiha kandi twagendanamo nayo tuyemerera ikabikoraho, maze ibyo ngibyo bikatubashisha kuba muri Kristo Yesu neza, ndetse no kurushaho gusingira ibyo Imana iri kuduhamagarira nta kabuza. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 2 n'umurongo waho wa 49. Reka aho ngaho tuhasome. Luka igice cya 2 umurongo wa 49, uhereye hejuru gato yaravuga ngo, bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati, mwana wanjye, ni iki cyatumye utugenza utya? Dore njye na so tugushatse dufite umutima uhagaze. Arabasubiza ati, mwanshakiraga iki? Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa data? Iyi ni inkuru ya Yesu mu bwana bwe, ubwo ababyeyi be bavaga mu minsi mikuru i Yerusalemu batashye, hanyuma ngo bahindukire kandi bajye kureba babura umwana. Bafashe rero igihe gihagije cyo kumushaka. Aha dusomye rero ni igihe bari bamubonye n'ibibazo nyine yamubajije, ariko icyo nshaka ko turebaho cyane ni igisubizo yasubije ababyeyi be. Yarababwiye ngo, mbese mwanshakiraga amahoro? Mbese bimeze neza buri kimwe cyose? Ese ko mbona musa nkaho munshaka nkaho hari ahandi harenze aho nagombaga kuba ndi kubarizwa. Arababwira ngo, ntago muzi yuko binkwiriye kuba mu nzu ya data? Nureba ubuzima bw'ibyo Yesu yavuze, ukareba na minisiteri ye ukuntu yakoze, ntago bisa nkaho byuzuzanya 100% nubwo bidatandukanye. Ariko nta nubwo Yesu kuva mu gitondo kugera nimugoroba yirirwaga mu rusengero. Ahangaha Bibiliya itwereka ko bamusanze ngo mu rusengero ari kuganirizwa, ari kuganiriza abafarisayo n'abatambyi n'abasadukayo, bari kuganira ibigendanye n'ubuhanuzi bwa Mose ndetse n'ibitabo bya Mose. Hanyuma rero Yesu yaragiye ngo, ntabwo muzi ko binkwiriye kuba mu nzu ya data? Ariko nucunga neza 70%, 60%, hejuru ya 50%, ubuzima bwa Yesu ngo yirirwaga mu birorero yigisha, ngo bwakira akagenda ku musozi. Ntago Yesu yigeze agira kora aririmbamo iwabo ku church, ntago yigeze aba umudiyakoni, ntago yigeze aba mu protocol, nta kintu na kimwe yakoze wavuga ngo cyamuteye kujya yirirwa ku ishengero. Yewe n'ibyo tubona n'inshuro tubona yabaye mu rusengero ni nkeya ukurikije inshuro yabaye mu murimo Imana yamuhamagariye mu buryo butandukanye bwo kugenda abwiriza abantu ubutumwa bwiza. Rero uru rusengero Yesu yari ari kuvuga ni uruhe? Ese ibitambo Imana iri kudusaba uyu munsi dukeneye gutanga ni ibihe? Nureba neza imvugo Yesu yakoresheje, yavuze ko akwiriye guhora mu rusengero rwa data. Rero mwene data, ubuzima bwa Yesu nabwo ntago Yesu yirirwaga kuva mu gitondo kugera nimugoroba ari mu rusengero rwa se, ariko birasobanura ko hari urundi rusengero ruruta izu zubatswe n'amaboko y'abantu. Urwo nirwo yari kuvuga. Rero ni ngombwa rero cyane ko twumva ko ubuzima bwacu bukwiriye guhora ahantu twumva Imana. Imana irakeneye ko ubuzima bwacu duhora ahantu muri presence nayo, kuko urusengero ruta izindi zose ni umutima w'umuntu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera,
rero ni ngombwa cyane ko ugomba kubanza kumva icyo ngicyo mbere y'uko wumva ibitambo Imana iri kugusaba. Nitumara kumva rero ko urusengero Yesu yavugaga ruruta amatafari n'amabati asakaye, hahandi abantu bose bazi kuko atari naho yirirwaga, turaza kuza kwinginga Imana ngo iduhishure icyo yari ari kutubwira. Ariko uyu munsi mwene data, ibintu bitatu nibyo nshaka kukubwira. Hari ikintu kiri gutwara abantu, gihugije abantu, kandi cyahindutse ikigirwamana cy'abantu. Mu gihe Yesu byari bimukwiriye kuba rwose no kuguma mu bikari byasi, hari ikintu cyitwa social media. Social media hazamo entertainment, hazamo sports, hazamo music, hazamo bya bindi byose uzi. Ujya ufata umwanya ukagenda kuri social media ugiye kureba. Mwene data, ndashaka kubwira ko ubuzima bwacu ndi mu bucunga neza, aho kugira ngo dutere ikirenge mu cya Yesu tuvuge ngo ntago muzi yuko bidukwiriye kuba mu nzu ya data, ahubwo umuntu wo muri iyi myaka ashobora kuba arebeye kuri average y'ikintu kimutindana ku gihe agezemo no ku gihe tugezemo. Ubundi yakicaye akavuga ngo mbese ntago muzi ko binkwiriye kuba kuri social media umwanya munini, kubera ko ubuzima bwa Yesu ubusabane bwe bwose bwuzuriraga mu Mana. Ariko ubuzima bwacu abo muri 2025 benshi ubusabane bwacu bwuzurira kuri social media. Hanyuma rero ndashaka kubwira ko kimwe mu bitabo bya mbere Imana ishaka ko tuyihereza n'ubu buzima bwa social media. Social media ntago ari ikintu kibi, ariko imbaraga kikugiraho n'uburenganzira kikugiraho bushobora kuvuguruza no kukwambura umuremyi wawe. Iyo byageze aho ngaho, ni ngombwa ko twinira tukisuzuma, tukamenya ko niba duhagaze mu mwanya Imana ishaka ko duhagararamo. Icyo rero ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, kugira ngo umwuka wera w'Imana aguhe kucyumva no kukimenya, no kukimenyaho byinshi biruta kandi birenze ibyo ngewe nakubwira. Hanyuma y'ibyo byose rero kandi, social media nitwiga kuyihindura igitambo, tugatangira guhagarara tukumva ko dukeneye kubitwara n'ibidutware, ndakwizeza ntashidikanya ko izaba ari intambara idasanzwe kandi izagutsinda iminsi myinshi, nubwo nyuma y'iminsi runaka nawe uzayitsinda. Ariko kugira ngo ubashe kumenya ukuntu gutanga icyo gitambo cyitwa kuganirira n'umwuka wera, mukemeranya ko mugiye gukoresha social media, uteze umwuka wera amatwi akaguha inama y'ukuntu akwifuzaho kuba wakoresha social media, hanyuma ukareba nawe ukuntu uzikoresha, ugatangira gutera intambwe yo kubikora nk'uko umwuka wera ashaka. Ni ukuri ntago nkubeshya, ntago bizaba ari ibintu byoroshye. Kugira umenye ukuntu ari ibintu by'agaciro nyine, nuko bizakwahagiza, nuko bizaba ari ibintu nyine bikugoye. Uzabigerageze, hanyuma numara kubona iyo ntambara uzayirwane kugeza igihe uyineshereje. Social media rero zahindutse ibigirwamana, kandi nanone Imana irashaka ko tuzitanga nk'ibitambo kugira ngo tuzikoreshe uburyo twahawe kandi twemererwa n'umwuka wera. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane kirangaje urubyiruko, bene data, ndashaka kubwira ko urubyiruko rw'iki gihe turangajwe n'ikintu cyitwa ndakibonera izihe narihe, ndakibonera izina rihe, turangajwe n'ikintu cyitwa irari ry'iyi si n'ibinezeza byayo. Bene data, ndashaka kubabwira ko nta muntu n'umwe ugifite ishusho y'uwashaka kuba we. Nta muntu n'umwe ugifite uburyo bw'aho ashaka kuva n'aho ashaka kujya, kubera ko ibitwuzuye n'ibidukikije byose bihora bihindura uko dutekereza n'uko twibwira ku muvuduko udasanzwe, kandi ku bintu bitagakwiriye kuba byagera mu buzima bwawe ngo mu buryo bworoshye nk'uko bikoreka bihite bihindura icyerekezo cy'umugambi wawe. Mwene data rero ndakwinginze, Yesu ngo byari bimukwiriye ko agira consistance. Yesu ngo kuba mu nzu ya se n'ubuzima yitoje kubamo kandi abubaho. Nidushaka kuba abakristo beza, hari ibintu byitwa iraha n'irari ry'ubuzima, turaza kuza kwima amatwi, turaza kuza kwima amaso, kugira ngo focus yacu, consistance muri Kristo Yesu tubashe kuyigaragarizwamo. Haleluya. Rero irari n'iraha, Imana irashaka ko tuyihereza ibyo bintu. Hari umuririmbyi umwe yigeze kuririmba aravuga ngo irari ry'imitima yacu riba iryo guhazwa nawe. Nanjye ndakwifurije muri iyi weekend ngo irari ry'umutima wawe ribe iryo guhazwa n'Imana.
Imana ihaze irari ry'umutima wawe. Ikindi kintu rero cya gatatu gikomeye cyane cyishe urubyiruko rwinshi, gisinzirije benshi, ni cash money, amafaranga. Iyi nayo ni inkingi ikomeye cyane umwanzi ari kudusenyesha mu guca muri bya bintu dushaka turarikiye, bya bindi bihora byerekana udushya twa buri munsi twahanzwe, yewe nako umuntu yahangiye mu nzu ye kakagutera ubwoba, ukumva nawe uri kuri peer pressure yo kugira ikintu wakora. Ibyo byose ukaba uzi neza ko bikeneye amafaranga yagize igisobanuro kiruta icyo yari akwiriye kugira mu mitima y'abantu. Rero Imana irashaka ko twiga gukoresha amafaranga yego neza, ariko ntagere ku kigero amafaranga duhindukira ikigirwamana, ahubwo amafaranga ahora ahinduka igitambo dutamba duha Imana uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo imitima yacu ikomeze komatana n'urukundo rw'Imana. Uyu munsi unyemerere nkubwire ibyo ngibyo, nunyemerera n'ubundi tuzakomeza tugenda tuganira kuri uyu murimo ukomeye cyane w'igitambo. Twabonye ko igitambo isi yari ikeneye ni Kristo Yesu, dushimiye Imana ko yamuduhaye. Ariko unyemerere muri iyi weekend nkwifurize umugisha, Imana iguha umugisha, Imana yururure umutima wawe, Imana iguhe amaso areba kure cyane aho utatekerezaga ko wareba, n'amatwi yewe yumva ibiruta cyane ibyo wumvaga. Imana isubize intege mu bugingo bwawe, Imana ikwishimire, Imana iguhe ububyutse mu ijambo ryawe no mu bikorwa byo kugufasha kubaho muri ubu buzima. Imana ikugire uw'igiciro, ikugire imbere y'abandi bose. Indwara zive ku buzima bwawe, umunaniro, ibitotsi, urupfu nibirekurane n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka uyu mutima wakira ijambo ry'Imana uhemburwe nawo, wubakwe nawo. Mbigushimiye Mana kubw'ubuntu bw'Imana kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ni gahunda yacu, nicyo gituma tudacogora, nakagaruka n'ubundi kuwa mbere. Yesu akomeze kukurinda no kuguha ibihe byiza kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen.